ubundi muri iyi si usibye amadepresiyo, ikiremwa muntu ikintu cya mbere kikinezeza kuruta n'amafaranga ni ugukundwa. Ikintu cya mbere kinezeza umuntu cyangwa kamere ya muntu ni ukubona iri ahantu, cyangwa se ni ukubona ari ahantu yitaweho, ahantu agaragarizwa urukundo, ahantu abandi bantu bagenzi be bamwereka ko bamwishimiye. Aho hantu niho yita mu rugo. Aho hantu niho aba yumva afite umutekano, n'ahazaza he hose atekereje ababona hashingiye kuri aho hantu. Ariko se wari ubizi yuko gukundwa kwa mbere bihera kuri wowe? Ushobora kuba utari ubizi. Abantu benshi bihebye, ubona banze ubuzima, ubona batazi ubuzima aho buva n'aho bujya, birirwa bavuga ngo abantu babavuyeho, abantu barabanze, abantu ntibakibitayeho anymore. Akenshi nubitegereza uzasanga nabo barivuyeho. Abantu benshi tuzi ko ikintu cyitwa gukundwa ari ingenzi, ariko nta na rimwe twigeze dutekereza ku kintu cyitwa kwikunda. Abantu benshi niyo bamubwiye ngo ikunde, yumva ari ibintu bigayitse, kubera ko atekereza ko kwikunda ari ubugugu, kwikunda ari ubusambo. Ariko muri iki kiganiro ngiye kukubwira imbaraga zo kwikunda. Ngiye kukwereka imbaraga zihishe mu kwikunda utaruzi, guhera none aha nimba utabigiraga utangira ubigire. Wowe uteze amatwi iki kiganiro, nongeye kuguha ikaze mu isi y'abagabo. Reba hasi nimba wakoze subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byiza nk'ibi ngibi. Ubundi nubwo tutajya tubyitaho, cyangwa nubwo ibi bintu tumaze kubigira ibintu bisanzwe, guhemukirwa n'abantu, kubona uba muri sosiyete kandi abantu batakwishimiye, ukaba ushaka kwigira nk'aho wabigize ibintu bisanzwe. Brother cyangwa sister, ibi bintu ndabizi neza ko aricyo kintu cya mbere kikubabaza, aricyo kintu cya mbere kigutera urwikekwe, kuba uri mu bantu uzi ko mutavuga rumwe, kuba uri mu bantu bizi yuko batakwishimiye. Ibi bintu bigutera amakenga, bituma wumva mu mutima wawe utanatekanye. Usibye kuba wiyumva ko utanatekanye, ibi biri no mu bintu bikugabanyiriza n'icyizere cy'ubuzima. Ibi ngibi biri no mu bintu bituma nawe ubwawe utangira kwitakariza icyizere, ugatangira kumva ko hari ibintu byinshi udashoboye. Ariko iteka ryose mu gihe uri mu bantu bagufitiye urukundo, mu gihe uri mu bantu bakwishimiye, abantu ubona banejejwe cyangwa baryohewe n'ubuzima bwawe, nawe wumva koko ntacyo utashobora, wumva ntacyo washaka gukora ngo kikunanire. Gusa muri iki kiganiro nje kuguca kuri ubwo buhake bwo kubeshwaho n'urukundo rw'abandi. Nje kuguca kuri ubwo buhake bwo kumva uhora wumva ukeneye urwo rukundo rw'abandi, kandi utazi uburyo watuma umuntu agukunda, utazi uburyo watuma umuntu akwishimira, utazi icyo wakora kugira ngo umuntu akwiyumvemo. Ahangaha ntago ndi kuvuga urukundo rwa relationship ruba hagati y'umugabo n'umugore, nubwo narwo ari ingenzi. Hano ndi kuvuga gukundwa, cyangwa se igikundiro cyo muri sosiyete, igikundiro cyo mu bantu, igikundiro cyo mu nshuti, abe cya gikundiro gisanzwe kiri normal, cyangwa kwa gukundwa bisanzwe biri normal. Abantu benshi baba bifuza mu bantu, mu kazi mukora, kwishimirwa. Numva abantu benshi bakunda kubyitiranya. Unaba ndi kuvuga gukunda, hari ukumva mutangiye gutekereza bya relationships. Oya, hano ndi kuvuga gukundwa bimwe byo kwishimirwa n'abantu muri sosiyete ubamo. Ubundi ubu bwoko cyangwa se iki gikundiro ntago kijya kizana. Ubundi iki gikundiro ntago kijya gihatirizwa, kandi iki gikundiro nanone ntabwo kijya kizana mu buzima. Ibi bintu ushobora kuba utari kubisobanukirwa, cyangwa ukaba utari kubyumva neza. Gukundwa muri sosiyete nta muntu ujya ubihatiriza, kandi gukundwa muri sosiyete ntago byizana, bihera kuri wowe. Ubundi abantu mbere yuko bagukunda bisaba ko weho ubanza ukikunda. Ese kankubaza iki kibazo, wowe ubwawe mu buzima bwawe urikunda? Ubona wiha ibintu bikwiriye umuntu wikunda? Ongera witekerezeho mbere yuko nsubiza.
ongera urebe lifestyle yawe, ongera urebe ubuzima ubamo. Nimba uri wa muntu udatekereza ko diyabete ari indwara iterwa n'amasukari menshi mu mubiri, ariko ukaba ukunda kunywa inzoga ukarenza urugero, ukaba wiyiziho ikintu gisanzwe, ukaba wumva mu buzima bwawe uri wa muntu utaryama utasinze, uri wa muntu ukorera amafaranga ukumva ugomba gusinda, ese uko nguko niko bikunda? Uko nguko niko biyitaho? Nimba uri wa muntu mu buzima bwawe uba wumva buri uko ugeze mu buriri ukeneye gupfumbata umuntu, kandi ukaba atari umugore wawe, ugomba guhora uhinduranya, ugomba kuba ufite umuntu muri burarane buri joro, ntuzi ibintu akuzaniye, ntuzi nimba ibirwara yaba afite, cyangwa se ntuzi ibyo ashaka kukwanduza, bibe spiritually cyangwa se bibe indwara zisanzwe. Ibyo byose ntubyitayeho. Ese nuko nguko biyitaho? Nuko nguko bikunda? Ese kwikunda ni iki? Ese kwikunda bikorwa bite? Ibi bintu abantu benshi bakunda kubyitiranya no kujya mu binezeza, bakunda kubyitiranya no kwirukanka mu bintu bikurura umunezero, ariko nakwibutsaga ko kwikunda ni ikintu kibana nawe mukagendana mu bibi no mu byiza. Mu gihe ibinezeza ari ibintu biza bikaguhereza umunezero w'akanya gato, ariko mu gihe cyose bikuvuye imbere, wa munezero ntago ugendana nawo. Ubundi akenshi mu mikurire yacu dukunda kwigishwa cyangwa kubwirwa cyangwa gusobanurirwa cyane ko tugomba gukunda abantu, tugomba gukunda bagenzi bacu, ariko nta na rimwe tujya twigishwa kwikunda. Kandi ukuri nuko uburyo bwonyine bwiza bwo kwigisha abantu, cyangwa se uburyo bwonyine bwiza bwo kwigisha abantu uko bagomba kudukunda, nuko twebwe tugomba kubanza kwikunda. Iyo uri kwikunda uba urimo uragenda ubwira abantu, cyangwa abantu bose bakuri iruhande baba barimo barasobanukirwa neza uburyo bagomba kugukundamo. Sinzi nimba ibi bintu uri kubyumva. Iyo weho uri kwikunda, iyo wowe uri kwiyitaho, iyo wowe uri kwiha care, uba uri kwereka neza abantu uko wifuza gufatwa. Nawe nubona umuntu uri kwiha care cyangwa umuntu uri kwikunda, bizakorohera cyane kumenya wowe uko ugomba kumukunda, kuruta uko ujya kumukunda utazi uburyo uri bubikoremo, utazi inzira uri bubinyuzemo. Gukunda gusa si ibyiyumviro bigomba kuba mu mutima, ni n'ibyiyumviro nako ni n'ibikorwa ugomba gukora, uburyo umwitwaraho, uburyo umuganiriza, ariko ibyo byose biterwa nawe n'uburyo yikunze, kandi uburyo yikunze bigaragarira mu buryo yifata. Brother cyangwa sister, wowe uteze amatwi iki kiganiro aho waba uherereye hose, dore impinduka zizaza mu buzima bwawe igihe cyose uzaba wakoze cyangwa se watangiye kwikunda, igihe cyose uzaba watangiye kwiyitaho. Ikintu cya mbere, uzashyiraho bariyeri ku bintu byinjira mu buzima bwawe. Ubundi abantu benshi tubaho ubuzima busa nkaho buri disorganize, ariko iyo disorganization twifitemo, abandi bari hanze yacu nibo bayidushyiramo. Ugasanga n'urugero, wowe ubwawe wari wapanze ko ugiye kuryama, ariko haje undi muntu agupangishije kujya mu kabari. Wowe ubwawe wari wapanze yuko uri bwinywere fanta, ariko haje indi nshuti yawe igupangishije gusinda. Wowe ubwawe wari wapanze urugendo, ariko haje inshuti yawe yindi igupangishije kurusubika. Muri make, wowe ubwawe nturi seriye ku myanzuro wifataho, wowe ubwawe nturi seriye ku cyo ushaka, ku buryo hashobora kuza n'undi muntu uwo ari we wese ubonetse akaba yaguhitiramo icyo ugomba gukora. Rero iyo wikunda, ibi ngibi ntabwo uhura nabyo, kubera ko ikintu cya mbere ubasha gutsinda, cyangwa se ikintu cya mbere ubanza gushyiraho mu buzima bwawe, ubanza gushyiraho imipaka mu myifatire, imipaka mu mico, imipaka ku nshuti zikugana, zikamenya ibyo zikwiye kuzana n'igihe cyo kubizana, zikamenya ibyo zidakwiye kuzana. Mbega wowe uba umeze nk'uvuze ati, hano muri ubu bwami bwanjye bagenda batya, muri ubu bwami bwanjye bitwara batya,
ni wowe ubwira inshuti zawe cyangwa se abo mwirirwana uko bagomba kwitwara mu buzima bwawe igihe cyose bari mu bikorwa bifitanye isano nawe cyangwa se ibikorwa ibyo ari byo byose bifite icyo biri bukore ku buzima bwawe. Ni wowe uba uri umuyobozi muri icyo gikorwa. Dore ikindi kintu kizana no kwikunda, ikindi kintu kizanwa no kwiyitaho, ikindi kintu kizanwa no kumenya agaciro kawe. Urekera kwiruka ku bantu bataguha agaciro, urekera kwiruka ku bantu batabona icyo umaze mu buzima bwabo. Muri make, nimba abo bantu batari kubona agaciro kawe mu buzima bwabo, nawe urekera kubiruka inyuma. Hari ukuntu abantu benshi bizirika ku bushuti, abantu benshi bizirika bahatiriza abantu kubana nabo, ugasanga ubayeho ubuzima bwawe utishimye kugira ngo ushimishe runaka, ugasanga ukora ibintu kuko utabikunze kugira ngo ukunde ugendane nabo. Ahangaha ku bakobwa murabyumva neza, abakobwa benshi ni uku nguku abenshi bisanga baratakaje n'ubusugi bwabo kugira ngo ibigare bagendamo babe accepted. Ibi ngibi ni uku nguku abajene benshi bisanga mu biyobyabwenge, ni ukugira ngo mu bigare barimo babe accepted, atari uko bo babikunze, atari uko bo babishaka, ahubwo ni uko bifuza iyo acceptance, ni uko bifuza kwemerwa. Brother cyangwa sister, wowe uteze amatwi iki kiganiro, igihe cyose uzaba wikunze, ibi bintu byo kwiruka ku bantu kugira ngo bakwemere ntabwo uzaba ukibikora, kubera ko umumaro wawe, kubera ko agaciro kawe uzaba ukazi, uzaba uzi neza aho ukwiye kukajyana. Urugero rworoshye, ese ubyumva ute uramutse ufashe zahabu ukajya kuyicuruza ku muntu ufite ibirayi, cyangwa se umuntu ucuruza ibirayi usanzwe wicururiza ibiribwa? Ntazigera na rimwe abona agaciro k'iyo zahabu uzanye kuruta bya birayi cyangwa bya bijumba cyangwa bya bitoki bye yicururiza. Ariko se zahabu yawe nuyijyana muri bijuteri bizaba bisa bite? Bitekerezeho. Uku nguku ni nako rero ufata wowe, wifata wowe ufite agaciro, wifata wowe ufite umumaro, ukajya kwishyira cyangwa se ukishyira abantu batagukeneye, abantu batazi neza icyo wabamarira. Nyamara hari abandi bakwifuza, hari abandi bantu uzi, cyangwa se hari ahandi hantu wakagombye kujya, kuko bari buhite babona umumaro wawe ako kanya, atari ngombwa ngo ubibigishe cyangwa atari ngombwa ngo ujye kubisobanurira, bakakwemera bidasabye guhatiriza. Rero brother cyangwa sister, iki ni ikindi kintu cy'ingenzi kizazira mu kwiga kwikunda, cyangwa se kizazana no gutangira kwiyitaho. Dore ikindi kintu cy'ingenzi ahubwo kizazana no kwikunda. Iki gihe uzarekera cyangwa se uzabona ubwisanzure mu buzima bwawe. Hari ukuntu uba usanga wowe ubwawe ufite ibintu ukunda, ufite ibintu ushaka, ariko wirirwa usaba imbabazi ati mumbabarire nabikoze numvaga umutima ubishaka. Uri kubibwira abantu, mumbabarire kuba nitwaye gutya ariko numvaga ari byo nge binyuze. Oya, igihe cyose wikunze uzaba ufite kwibohora, uzarekera kwirirwa usaba imbabazi ku bintu bidafite icyo bigutwaye, bidafite icyo biguhungabanyaho kandi wifuzaga gukora. Ahangaha ibi bintu ndi kukubwira ubitandukanye n'ibikwangiza, ubitandukanye no kwiyangiza cyangwa kwifata nabi muri society. Ahubwo ndi kuvuga wowe ubwawe ufite ibintu ukunda, wowe ubwawe wenda ukunda kwambara ama jeans, ariko kubera ko inshuti mugendana zikunda kwambara amatise, so you too you have to put on that type of clothes. Nawe ugomba kwambara ayo matise. Oya, ugasanga wirirwa usaba imbabazi ati mumbabarire nari nambaye jeans numvaga nyishaka, winginga. Oya, iyo wikunda ibikubera ubimenya mbere, ibikubera ntabwo ujya gusaba abantu uburenganzira, ahubwo urabikora. Igihe cyose wikunze cyangwa se igihe cyose watangiye iki gikorwa cyitwa kwikunda, kwiha urukundo, kwiyitaho, uzaba uri muri ibohora. Iyi ni revolution uzaba uri gukora mu buzima bwawe kandi watinze gukora, cyangwa ni revolution uzakora mu buzima bwawe ukabona wari warakererewe kuyikora,
kuko mu gihe cyose watangiye kwikunda, mu gihe cyose watangiye kwiha umwanya, igihe cyose watangiye kumva unyuzwe nawe, hano hantu nicyo gihe cyonyine uzarokoka kwishidikanyaho wagiraga, kwishinja amakosa, kwikumva ufite ikimwaro, kumva hari ibintu wumva ufitiye ikimwaro kuri wowe, wumva hari ahantu utiyishimiyeho, cyangwa se kwigereranya. Uburyo bwonyine uzatorokamo ibi bintu mvuze aha ngaha byo kwigereranya, kwishidikanyaho, kumva ufite ikimwaro cyangwa se kutiyizera muri sosiyete, ni uko uzatangira kwikunda. Igihe cyose watangiye kwikunda, ibi byose bizahita bicika amazi mu buzima bwawe. Ibi byose nta kintu na kimwe bizaba bikiguhungabanyaho, nta kintu na kimwe bizaba bigikora ku buzima bwawe. Ahubwo ibi ngibi bizakwemerera cyangwa bizatuma wowe utangira kumva neza ko utari umunyakuri, bitangire kukumvisha neza ko uri umunyamakosa nibyo, ariko wayakosora. Ibi ngibi bizatangira kukumvisha cyangwa bizatuma utangira kumva yuko hari ibintu byakubabaje ariko wabyivura byashira. Ibi ngibi bizatuma utangira wumva yuko wowe ubwawe wihagije kugira ngo ubeho, aho kugira ngo utangire kumva ukeneyemo n'utundi tuntu cyangwa se abandi bantu baza kuguheka mentally. Ubwo ndavuga mentally, emotionally. Igihe cyose uzaba watangiye kwikunda, wowe ubwawe uzaba umushoferi wawe mu buzima bwawe, emotionally na mentally. Ntabwo uzaba ugikeneye umuntu uza kukurandata muri ubwo buzima. Dore ibinyoma ukwiye kubanza ugasiba mu mutwe wawe, dore ibinyoma twibeshya mu buzima bwacu bwa buri munsi, twumva ngo nicyo gihe tuzatangira kwikunda. Ukumva uravuze ngo nzikunda umunsi nzaba natakaje ibiro, ngo nzanezezwa nanjye umunsi nzaba natakaje ibiro. Ndakubwiza ukuri ko icyo gihe utazigera wikunda nimba utarikunze n'icyo gihe, nimba utarigeze wikunda uko nguko wari umeze, n'ubundi ntuzigera wumva wikunze ngo nuko watakaje ibiro, cyangwa se ukumva utangiye kwibwira ati nzikunda ari uko nabaye successful, cyangwa ukumva utangiye kwibwira ngo nzikunda ari uko nabo bankunze. Nakumenyeshaga ko iki kintu cyitwa kwikunda atari igihembo wiha. Kwikunda si igihembo, kwikunda ni inshingano zawe, kwikunda birakureba cyane. Kwikunda niyo mizi, nibwo buzima bwawe. Igihe cyose utikunze ni igisobanuro cy'uko utanariho. Kandi igihe cyose wikunze, ibintu byose bitangira kuba byiza. Igihe cyose wikunze, utangira no gutuma abantu batangira no kukwibonamo. Dore urugero rworoshye. Ese uramutse uhuye n'umukobwa, ubwo ndabaza mwebwe abahungu, uramutse uhuye n'umukobwa ukabona uwo mukobwa ntiyiyitayeho, ukabona uwo mukobwa inkweto, ibintu byose birasa nabi, wenda hari akazi bashobora gukora katuma basabwa gusa gutyo, ahubwo ndi kuvuga mu buzima busanzwe nta kintu ari gukora, ukabona ntiyitayeho, yambaye imyenda itameshe, arasa nabi, ese ubwiza bwose yaba afite byakorohera gukunda uwo muntu? Biragoye cyane. Biragoye ko wakunda umuntu, wakunda umukobwa utiyitayeho, umukobwa utoze. Biragoranye cyane. Cyangwa se katubaza abakobwa, mwebwe byaborohera kuba mwahura n'umuhungu uko yiboneye, atari ukuvuga ngo ari mu kazi, hari ugusa nabi byo mu kazi, ahubwo ukabona umuhungu ahora asa nabi, ahora ajabye, ahora ajabiriye. Ese wakwishimira gukunda uwo muhungu? Ntibikunda. Reka tureke kubivuga gutyo, reka tubibazeho ubwo weho ku giti cyawe. Ese uhuye n'umuntu ukabona abajabye, asa nabi, ntiyitaho, ntago yiha umwanya, ukabona ibyara ntibyogoshe, ibyanwa birajabiriye, yaba ari umukobwa ukabona ibisatsi birajagaraye, ese uwo muntu wamwemerera mu buzima bwawe ko aza kuba inshuti yawe ya hafi? Biragoye cyane ko wakwemerera umuntu ubona usa nk'umusazi kaza kwegera ubuzima bwawe kandi wikunda. Rero nawe igihe cyose watangiye kwikunda, iki ni ikimenyetso cyiza kikwereka ko igihe cyose wikunze ukurura n'abakunzi. Igihe cyose wikunze ukurura kuba accepted, ukurura kwemerwa muri society urimo. Ahubwo
ushobora kwibaza uti ibi ngibi nabitangira gute, ibi ngibi nabikora gute kugira ngo nanjye mbone ko ndi umuntu w'agaciro mu buzima bwanjye, ibi ngibi nabigenzane. Icyo kibazo ushobora kukibaza, reka nyigusubize muri aya magambo. Ubundi igikorwa cya mbere ukwiye gukora kugira ngo utangire urugendo rwo kwikunda, mbere na mbere miruwari zino ziba mu masaro, zino ziba mu ngo, nta rugo rutagira miruwari I think urazizi, niyo yaba idahari wakwireba muri miruwari y'urugi. Tangira ufate umwanya nawe ugende wirebe, wongere wirebe neza, wirebe mu maso neza. Numara kwireba wibwire ko wikunda. Ibi ngibi ugenda ubikora inshuro nyinshi, wirebe. Ibi ngibi bizatuma nawe utangira kumva unejejwe nawe, bizatangira gutuma nawe wumva uri proud y'uwuriwe. Ikindi cya kabiri ukwiye gutangira gukora muri uru rugendo rwo gutangira kwiga kwikunda, ukwiye gutangira gushyiraho boundaries, ibyo bita gusetinga imipaka. Ugatangira kwiga kuvuga oya igihe cyose uri kumva ko ikenewe, ukamenya igihe cyo kuvuga yego igihe cyose wumva yuko ari ngombwa. Ikindi ugomba gutangira akantu kitwa self care. Iyi self care cyangwa uku kwiyitaho ni ikintu usabwa gutangira gukora kugira ngo nawe utangire uryoherwe nawe, utangire wumve unejejwe nawe. Hari nk'abantu bajya muri dushe bagiye gufata shower, bagiye koga, ugasanga yisize isabune, yinazeho amazi, asohotse muri dushe yirukanka nkaho amazi aryana, nkaho yarahagaze mu ntozi. Fata umwanya nimba ugiye muri dushe koga, wikube, wikoreho kuri skin, wikube, wirebe n'agace uvuga ati gatsitsino gasa gute, wikube nawe wimenye, wumve wifite amatsiko yo kwimenya. Ibi ngibi gerageza ubikore. Tangira wumve yuko witega amatwi, tangira wumve unejejwe no gukora gasiporo. Niyo waba udafite amafaranga kujyana muri gym, tangira wumve ko ukeneye kwirukanka kugira ngo igihaha cyawe kigire performance nziza. Gitangire uvuga atari ko igihaha cyanjye nakwiruka nkageza hehe nahagaze. Tangira wihuye umwanya. Ikindi kintu ukwiye gukora, tangira unezezwe nawe. Learn how to celebrate yourself. Utangira wige kumva nawe wiselebratinga, wumve atari ukuvuga ngo ni ibintu nagezeho, ahubwo wowe utangire kuvuga ati nakuze, utangire kuvuga ati nanjye nashyize akabaraga muri utu tuntu none twakunze. Utangire wumve nawe unejejwe nawe, utangire uvuge ati wow this is me. Tangira wige guselebratinga wowe. Ibi ngibi bizagufasha muri uru rugendo rwo kumenya kwikunda, cyangwa se muri uru rugendo rwo gutangira kumva unejejwe n'uwuriwe. Brother cyangwa sister, wowe unteze amatwi muri aka kanya, nimba nta muntu wigeze ukwigisha gukunda, cyangwa se wigeze ukubwira ku kintu cyitwa kwikunda, nimba nta muntu wigeze, cyangwa waramaze igihe kinini cyane wumva uri umuntu udahagije, wumva uri umuntu udashoboye mu buzima bwawe, reka aka kanya kaba akanya noneho ko guhindukiza icyo gihe, kaba akanya ko gutangira kwiga kwikunda, kaba akanya ko gutangira kumva yuko ushoboye. Ntabwo ukeneye uruhushya, oya, nta nubwo ukeneye kubikora neza, ibyo ngibyo si ihame kabisa. Icyo ukeneye ni ukuhaba, habika ubwawe. Tangira wumve unejejwe nawe, tangira wumve ko wowe ari cyo kintu, cyangwa se wowe ari wowe mutungo w'agaciro ufite mu buzima bwawe. Uko kwikunda bizakuzanira urumuri mu buzima bwawe. Uko kwikunda nicyo gikorwa cyonyine, cyangwa niwo muti wonyine ukeneye muri ubu buzima kugira ngo utangire kuryoherwa n'ubu buzima. Uko kwikunda niko kuri wahishwe mu buzima, nicyo cyanga cyo kuba muri iyi si utaratestinga, nimba utari watangira kwikunda, cyangwa se nimba wari utaragerageza igikorwa cyitwa kwikunda mu buzima bwawe. So nimba uyu munsi wateze amatwi iki kiganiro, nagusabaga gutangira kwiga kwikunda, kuko igihe cyose uzatangira kwikunda uzatangira ube unstoppable, uzatangira ube umuntu utabasha guhagarikwa n'uwo ari we wese cyangwa n'ibyo ari byo byose. Uzatangira ube magnetic, uzatangira ube rukuruzi mu bandi. Ahantu hose uzajya uri uzajya wattracting ikiremwa muntu. Kandi ikindi, bino bintu bizagusigira kwibohora,
kwikunda niyo ntwaro ya mbere ukeneye kugira ngo ubashe kuba muri iyi si wumva neza icyanga, wumva neza umunezero wo kuba umuntu, uryoherwe no kuba uri ikiremwa muntu. Nimba waneze amatwi kugeza aya magingo, reba hasi nimba wakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bigufitiye umumaro. Ikiganiro isi y'abagabo nakagaruka. Ciao ciao.